kandi kantu ikindi umunsi Stefano bwana Sefiwe bamufata batangira kumutera amabuye. Stefano wa munsi muri babigishwa 120 nawe yari arimo kandi yari yakira umwuka wera w'Imana. Ariko umwuka yakiriye abigishwa bagiye gutora ngo abantu bose batekera bafakazi mu gikoni, baramufata niyo bahereyeho wa mbere. Kandi kritere bagendeye kuri kritere y'umuntu wuzuye umwuka w'Imana. Nukuvuga ngo mu yandi magambo muri ministry yose y'ijambo ry'Imana no mu gikoni n'abagira gute tugomba kugendera kuri kritere ya mbere. Kritere ya mbere ese yuzuye umwuka wera w'Imana. N'umuzamu uhagarara hariya urinda urusengero, n'umuntu ukubura urusengero, n'umuntu useriva utanga amazi. Kritere ya mbere tugendera mu itorero ni ukubaza ngo ese uriya muntu yuzuye umwuka w'Imana ryari? Unasinya amagambo y'ubwenge ngo bigaragare ko ndi intyoza, ngo ahubwo nababwiraga amagambo yuzuye imbaraga z'umwuka wera w'Imana kugira ngo kwizera kwanyu kudahagararira ku byanditswe, kudahagararira ku bwenge, guhagararira ku mbaraga z'umwuka wera w'Imana. Haleluya, haleluya. Kwizera kwacu ntabwo ugomba guhagarara ku bwenge, ku byanditswe, ugomba guhagarara ku mbaraga z'umwuka wera w'Imana. Niba kudahagarara ku mbaraga z'umwuka wera w'Imana, ibyo tuvuga byose ni nk'amadisikuru, nk'aya Mobutu, nk'aya Lumumba, ni nk'ayabandi bose, ni nk'ayabanyabwenge bandi bose. Ariko tuvuga bigomba kuberekejwe n'imbaraga z'umwuka wera w'Imana. Niba nta mbaraga z'Imana zirimo, nimugende mwishare dutuze tureke. Bwana Sefiwe. Bwana Sefiwe. Papa, indirimbo turirimba niba zitaherekejwe n'amavuta y'Imana n'imbaraga z'Imana, ni zirasa n'iza Lolilo. Ese muvuga iki? Zirasa n'abandi babandi bose. Birasa ntaho bitandi. Birasa ntaho bitandi. Birasa ntaho bitandi. Bwana Sefiwe. Paul yigeze kubwira rero ni Yesu yabwiye abigishwa, Yesu yabwiye abigishwa ababwira ngo ngushagira ico kibamarira ngo nuko ngenda. Ariko yemera ijambo zanitekereza nkumva ubwenge buragiye. Ese ishagira ico kibamarira Yesu yahuranaga n'abigishwa, baragenanaga umunsi ku wundi kandi bumvaga bameze neza, yakoraga ibitangaza hagati muri bo, yari Imana muri bo. Bwana Sefiwe. Ariko nababwira ngo ishagira ico kibamarira ngo nuko ngenda, ngo kuko nintagenda ngo mufasha ngo ntabwo azazaho muri. Bisigura iki? Bwana Sefiwe. Ngo ninagenda ntabwo nsohereza imbaraga muri mwebwe. Yesu akiri kumwe na ba Petero barabanyabwoba bagazavuga ngo we akiruka akagahunga. Ariko umunsi wereje umwuka wera, Petero yatunze agatoki abafarisayo, atunga agatoki abanyesirayeli bose, arababwira ngo mwebwe wa munsi umwuka amaze kumanukira, aramubwira ngo Yesu Kristo wa wundi mwabamsi, n'ubushizi bw'amanga. Haleluya, haleluya. Wa wundi mwagize gute? Wa wundi mwabamsi. Ariko umunsi uyu ni wa wundi mwishi, apana ngo bishi, mwebwe mwishi. Ariko wa munsi baje kumubamba baramubwiye ngo nawe turakuzi mu bigishwa ba Yesu. Aravuga ngo simusi. Kubera iki? Yaratarahabwa imbaraga z'ubushizi bw'amanga ngo guhamya imyizerere yiwe. Niba tudafite ubushizi bw'amanga ngo guhamya izo twizera, nta mbaraga z'Imana ziragera muri twebwe. Bwana Sefiwe. Mu byakozwe n'intumwa hazavuga ngo umwuka w'Imana ngo azabamanukira ngo muzabaga wo guhamya kandi ngo muzahera iwanyu, muzahera amago yanyu, ngo mugere i Yudaya, mugere i Samariya, ngo ndetse kugeza ku mpera y'isi. Mwamuhamya, mwamutemanya. Ntago muzatinya urupfu, ntago muzatinya abandi, ntago muzagira ubwoba bw'icyo aricyo cyose. Muzahamya mu mbaraga. Kimenyetso cyambere Bwana Sefiwe. Haleluya. Icyambere kigaragaza umuntu wakira umwuka w'Imana nuko ahamya Kristo mu mbaraga ahariho hose. Ntabwo agira ubwoba bwo guhamya ibyo yizera. Umunsi umwe twaricaye mu ishuri muri university, habaga umugabo w'ubwirasi bwinshi, umunyabwenge w'igifaransa ciza, ngo rangiza sinzi kuntu yavuze, akora ku myizerere ngo je ubundi ngo bara abapasteri ngo sinzi ngo kuntu ngo biki na biki. Umugabo twatinyaga ntawagaze uvuga, yavuga nti bikunda. Numva shize ubwoba, sinita ku cyari cyo cyose.
ndamubwira ngo uzuvuze mu gifaransa canje kitoya kuco azi, ariko ndamubwira ngo uzuvuze ntago bizi, uzuvuze ntago bizi kubera iki? Mfite imbaraga zitonyemerera kumva aho Yesu Kristo atukwa, aho Kristo avugwa nabi, sinokwemera, sinobyemera. Arambwira ngo no kwirukana, ngo nirukana, yes wonyirukana ariko wonziza ibyo nizera. Kandi uko nukuri apana si shwa yanje, ntabwo ari amahitamo nagize iyo myizerere. Oya sayba ubundi kwizera Kristo ntabwo ari aramwe mu mahitamo tugira menshi. Oya niyo mahitamo yonyine gusa. Iri jambo ntimubyumvise. Kwizera Yesu Kristo, aba Kristo ntabwo ari abantu bakurikiye domaine imwe muri domaine nyinshi zigize ubuzima, ahubwo aba Kristo ni abantu bamenye ukuri konyine. Aba tuzamuri manega. Kandi vuga nitonze, abizera Yesu Kristo, abamenya agakiza, abizera imbaraga z'umwuka wera w'Imana, ntabwo binjiye muri domaine imwe muri domaine nyinshi zigize ubuzima, cyangwa se muri domaine nyinshi zigize imyizerere myinshi y'abisi. Oya, ahubwo kwizera Yesu Kristo niyo mahitamo yonyine gusa y'ukuri abaho ku isi. Ntabwo abizeye basize ibindi bintu. Oya, niyo nzira yonyine gusa y'ukuri, niyo nzira gusa yonyine gusa y'ukuri, niyo myizerere gusa yonyine y'ukuri. Bwana sifiwe. None wayitwogira isoni zo guhamya iyo myizerere yacu tuzi ko ariko kuri konyine gusa kuri kwisi? Twogira isoni zo kubihamya, twogira ubwo bwo kubihamya, twogira amashaka, twobishidikanyaho, ntabwo twobishidikanyaho. Kubera iki? Bwana sifiwe. Twuzuye imbaraga z'Imana, imbaraga z'umwuka twemerera gutuza ngo duceceke aho twumva Kristo arimo atukwa. Haleluya! Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Haleluya. Bwana sifiwe. Haleluya. Bwana sifiwe. Haleluya. Kama haleluya. Bwana sifiwe. Tazama ni biganza. Haleluya. Haleluya. Mubigaragaza ko umuntu yakiriye umwuka wera w'Imana nuko abona amafuti yiwe, abona kwandura kwiwe, abona integeke ziwe kuruta uko birangiza integeke z'abandi. Mpamvu mudogira amateraniro mugatahamwa amuvuga nyanaka, ngo se kurayira kwize gute, ngo se kurayira ko akora iki? Bwana sifiwe. Nukubera iki? Umwuka w'Imana ufite, Bwana sifiwe, umwuka w'Imana ufite twawushidikanyaho, kubera yuko umwuka w'Imana maze kugera muri twebwe, wowe uribona, ukibona amafuti yawe, ukibona amakosa yawe, ukibona intege zawe, waranga tukazikosora kwa kundi Yesaya yabyagenze. Yesaya ngo umwuka w'Imana wamujeho tiyabona amafuti y'abandi, atangira kubona amafuti yiwe. Impamvu ukibona amafuti witinda ku mafuti y'abandi no kubera ko utarakira imbaraga z'umwuka w'Imana ziguhindura neza. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Mpamvu gitinda ku mafuti y'abandi, nta mbaraga z'Imana zirahindura ubuzima bwawe. Mpamvu kugenda uvuga abandi, nta mbaraga z'Imana zirahindura ubuzima bwawe, zirahindura imibereho yawe. Nizigera muri wowe neza, ntabwo uzi. Bwana sifiwe. Umva ikindi kintu, Bwana sifiwe, iyo umwuka w'Imana agaze muri twebwe aduhumisha amaso. Muzi ya acte yabaye kuri Paulo. Tuvuze ko Paulo yakiriye umwuka w'Imana angiza gahuma. Muri cyo bisigura. Bwana sifiwe. Iyo twakiriye umwuka w'Imana turahuma. Muzi mpamvu duhuma, ntabwo tuba tukibona amafuti y'abandi. Ntabwo jewe umukobwa yotamuka ngo ntekereze, jewe ndi impumyi kuri byo, ndi impumyi. Haleluya! Bwana sifiwe. Ndi impumyi. Bwana sifiwe. Iyo umuntu yakira umwuka w'Imana, amaso y'amaso ya kimuntu, y'amaso y'umubiri, y'amaso yari, y'amaso yo kwifuza, y'amaso ubaho abandi bakavuga ngo umunsi umwe ngo nasezeranye n'amaso yaje. Niko Yobu yavuze ngo none se umuntu abasha ate kwifuza umukobwa? Nasezeranye n'amaso yaje. Bwana sifiwe. Twahanye isezerano, nabasha ate kwifuza. Bwana sifiwe. Umunsi Paulo yakira umwuka w'Imana ngo amaso yarahumye.
ugeze igihe Ananiya yaje aramuhumura ngo amuhumure ntiyaba kibona nk'ibyaga abona mbere ntiyaba kibona ba Petero nk'abanzi biwe abona nk'inshuti yiwe. Bwana sifiwe. Mu maso y'abagukorera byinshi bya bindi bibi iyo tumaze kwakira umwuka w'Imana ntabwo tubona nk'abanzi, tubona nk'iki, tubona nk'inshuti. Amaso abona abanzi, amaso abona ibigeragezo, amaso abona ko bidashoboka, amaso abona ko byananiranye, ntabwo yo maso tuyagira tubona ko bishoboka. Twe turi impumyi mu masituwasiyo menshi y'isi. Bwana sifiwe. Reka mbavuge nitonze muri situwasiyo abandi bavuga ngo biracitse, twebwe turi impumyi kuri byo kubera ko twakira imbaraga z'umwuka wera w'Imana tubona ibidashoboka nk'ibishoboka. Paul yaravuze ngo Bwana sifiwe ngo batwita ko tutariho ngo nyamara turiho, ngo bavuga kuko tupfuye ngo nyamara turi bazima, batwita bakene nyamara dutungishije benshi, batwita ariko nyamara haleluya nyakire neza papa. Bwana sifiwe. Batwita ko turi abakene. Bwana sifiwe. Ukamana ndimo ngena n'amaguru, ukamana nambaye nabi, ukamana ameze gute, ariko nyamara je wo maso yanje y'umwuka kubera kunakira imbaraga z'umwuka sinareka ibidashoboka ko bishoboka, sinareka hari ubukene, hari ubutuzi, sinareka. Bwana sifiwe. Muri situwasiyo abantu bavuga ngo biracitse, turapfuye, turarimbutse, jewe ndi kunye kuri byo. Ico mbona ndabona ubutabazi, ndabona Kristo gusa. Ico mbona ni Kristo muri twe. Genda n'amahoro ukitangaje muri Senuwa upfiriye, navuye musa bamubutware bw'isi gishyira mu buruhukiro bw'umukiza Yesu. ubu ndashinganye genda n'amahoro ubugingo bwawe muri Senuwa ubugingo bwawe muri Senuwa ubugingo bwawe 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 ubugingo bwawe muri Senuwa imbaraga z'umwuka wera w'Imana, imbaraga z'umwuka wera w'Imana, imbaraga z'umwuka wera w'Imana. Nimwuzure imbaraga z'umwuka wera w'Imana, nimwuzure imbaraga z'umwuka wera w'Imana, nimwuzure imbaraga z'umwuka wera w'Imana. Haleluya. Nimwuzure imbaraga z'umwuka wera w'Imana, nimwuzure imbaraga z'umwuka wera w'Imana, nimwuzure imbaraga z'umwuka wera w'Imana. Haleluya. Abayobogwa n'umwuka wera w'Imana aho nibo bana b'Imana. adimesa adivisa trenigari de bosewa. Abo nibo bana b'Imana. Sabazi byanditswe, sabasoma Zaburi neza, sabazi byanditswe oya n'abayobogwa n'umwuka wera w'Imana. Bwana sifiwe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo kandi nitegeko ntabwo ari ubusabe. Hasavuga ngo ndavuga nti ndavuga nti yo sitegeko yo ni imperatif. Ndavuga nti ni imperatif. Ndavuga nti muyobogwe n'umwuka wera w'Imana nibwo mutazakora ibyo kamere irarikira, kuko ngo kamere ararikira ibyo umwuka yanga kandi umwuka ararikira ibyo kamere yanga, kuko ngo ibyo ngibyo bihabanye. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Mureke tubogwe n'umwuka wera w'Imana nibwo tutazakora ibyo kamere yacu irarikira. Bwana sifiwe. Amen. Muzi impamvu? Bwana sifiwe. Umunsi sekubanye byinshi kwibanye byinshi. Bwana sifiwe. Oya ijambanye byinshi. Umunsi umwuka w'Imana amanuka mu bigishwa, muzi gitangaza. Wa munsi yaramanutse, yamanukiye Petero, amanukira Yohana, amanukira Stefano, amanukira na Filipo na ba Yakobo n'abandi bose. Ngo arangize
ngo arangize amaze kumanukira bose, Petero niwe muntu wenyine wafashe ijambo aravuga, kandi bose bakiriye umwuka wera w'Imana. Bisigura ngo iki? Bwana asifiwe. Iyo umwuka wera w'Imana yageze muri twebwe, ayicurira buri muntu wese igikorwa ciwe. Ntabwo twese duhurira ku gikorwa kimwe. Amen. Muzi kintu duhuriyeho twese duhuriye kuguhamya, turabahamya twese. Donc turahamya mu mirimo yacu yose dukora. Uri umukomeretsa, uri umuki, uri umunyeshuri kuko nigaga, tukwiriye guhamya Yesu Kristo imyizerere yacu. Ariko Bwana asifiwe, ntabwo twese twahamagariwe kuba ba apotre ngo duhagarare gatatu ngo twese tubwirize. Ugomba kunyurwa n'umurimo wawe, umwuka w'Imana yashize muri wowe, ukanyurwa nawe ukawukora n'imbaraga zawe zose. Dukomere Imana amashyi. Hallelujah. Babwira kandi kantu. Ikindi kintu, umunsi Stefano, Bwana asifiwe, bamufata batangira kumutera amabuye. Stefano wa munsi muri babigishwa 120 nawe yari arimo, kandi yari yakiriye umwuka wera w'Imana. Ariko umwuka yakiriye, abigishwa bagiye gutora ngo abantu bose batekera bafakazi mu gikoni, baramufata nibo bahereyeho wa mbere. Kandi kritere bagendeye kuri kritere y'umuntu wuzuye umwuka w'Imana. Nukuvuga ngo mu yandi magambo, muri ministry yose y'ijambo ry'Imana no mu gikoni n'abagira gute, tugomba kugendera kuri kritere ya mbere. Kritere ya mbere, ese yuzuye umwuka wera w'Imana? N'umuzamu uhagarara hariya urinda urusengero, n'umuntu ukubura urusengero, n'umuntu useriva utanga amazi, kritere ya mbere tugenderaho mu itorero ni ukubaza ngo ese uriya muntu yuzuye umwuka w'Imana ryari? Niba twagira iyo ngiyo kritere ya mbere mu itorero, nico gituma amatorero y'Imana yashize, abantu bararangiye barashira. Kubera iki? Kritere bagenderaho ntabwo ari umwuka wera w'Imana. Uriya mudiakoni ngo aseriva neza ngo arabangutse. Kritere y'umudiakoni suko abangutse, nuko yuzuye umwuka wera w'Imana. Mudiakoni ntabwo tumutore ngo azaza, oya, ategeka kuba yuzuye umwuka wera w'Imana. Abakora isuku mu rusengero bagomba kuba buzuye umwuka wera w'Imana. Niba tuzuye umwuka w'Imana, iyo ngiyo kritere yabataye nibasoke. Kina mama we, ntabwo ari umugore wize, ntabwo ari umugore ntabwo ari umugore wize ngo wawundi nguzi ngo no kugira gute, oya, agomba kuba yuzuye umwuka wera w'Imana. Bwana asifiwe. Hallelujah. Warangiza Stefano yari akiri imbaraga z'umwuka w'Imana. Warangize wa munsi bamutera amabuye. Bwana asifiwe. Amen. Yarireguye arisigura mu nyigisho nkeya nize za Bibiliya, basabita ya verse ya sura bakayita ngo ni Bibiliya Dogo. Bibiliya ntoya. Ariko amagambo Petero yavuze ntabwo bayise Bibiliya ntoya. Amagambo yavuzwe n'umudiakoni mu protokole wafakaza pana ndiye gatekera intumwa. Bitaga ntabwo gatekera intumwa, gatekera bafakaza. Baravuga ngo iyi ngi ni Bibiliya ntoya. Ngo bangeze aya magambo yavuze ngo acumita Paulo umutima. Paulo akazagenda kumva karamucumita, akazagenda kumva karamucumita, akazagenda kumva karamucumita. Ngo rangize umwuka w'Imana ngo aramumonekera, aramubonekera. Hallelujah. Somebody man biganza. Hallelujah. Lebra gore tanda la forme le potami la ridesa la forme. Vidi me la ritanda la brede foria etasika. Lo passicana la grande faria o forme. Vida la sicana la grande faria o forme. La otandila me la ridesa la forme la grande. E simila ridesa la forme. Anche di mesa siamo de parte de forme. Visari per carne da forme. Anche me da carne la simile de forme. Realizzazione di una carne de simile. Amine tambare. Somebody man bigas. Hallelujah! Nibwo tutazokora ibyo kamere yacu irarikira. Bwana asifiwe. Dufite intambara imwe gusa mu kubaho kwacu. Dufite intambara imwe gusa mu buzima bwacu. Iyo ntambara dwana ni intambara hagati y'umwuka w'Imana na kamere muri twebwe. Bwana asifiwe. Ariko nimureke tubogo n'umwuka w'Imana, maze umwuka atsinde kamere, ayitsinde n'iruba ryose, n'ishari ryose, n'urwango rwose, no gusebanya kose, n'amagambo yose, n'ubusambanyi bwose, n'irari no kwifuza byose, abitsinde, abe muri twe. Kandi birivuga ngo imutongo z'umwuka ngo ziragaragara, ngo n'urukundo, ngo no kwihangana, ngo n'amahoro, n'ibyishimo, no kugira neza, no kugwa neza. Ibyo ngibyo
ngo nta mategeko abigira gute abihana we abihana nta mategeko abihana. Ikweli. Nugira urukundo ntaho uzaregwa, nugira imbabazi ntaho uzaregwa, nugira neza ntaho uzaregwa, nugira imbabazi, nugira ubuntu, nugira nuwihangana ntaho uzaregwa, ntaho uzaregwa, ntaho uzaregwa. Ibyo nta mategeko abihana, nta mategeko abihana. Mureka twuzure imbaraga z'umwuka w'Imana. Kwe. Mureka twuzure imbaraga z'umwuka w'Imana. Mureka twuzure imbaraga z'umwuka w'Imana. Oh Mana we, Mana we, Mana we, mu izina rya Yesu Kristo. Byibura umwe mwami, byibura umwe kuzura imbaraga z'umwuka wawe, 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 byibura umwe kuzura imbaraga z'umwuka wawe. Haleluya! Ubutumwa bwiza tuvugaho imbaraga z'umwuka, ubutumwa tuvuga butanwa imbaraga z'umwuka, ubwo si ubutumwa bwiza bwa Kristo. Yaravuze ngo icyagira icyo kubamarira nuko njewe ngenda, ngo nzaboherereza umufasha, uwo ngo azabumvisha ibyo njewe nababwiye nti mwazumva. Amagambo nababwiye nti mwayatahura, ngo umufasha naza, ngo azongera kandi ngo yashire mu mitima yanyu, ngo azayashira muri mwe. Bwana sifiwe. Umunsi umwuka w'Imana ngo amanukira Petero na Yohana na Yakobo na Yesu Kristo bari ku musozi wa Elayono, ngo waraje ngo arangize ngo Petero ngo bona Yesu Kristo mu yindi shusho, ngo arangize ngo abwira Yesu ngo aramubwira ngo se ngo papa ngo watwemere ngo tugaca ingando zitatu, ngo imwe yawe ngo indi ya Mose ngo indi ya Eliya, ngo turange ngo tukibera hano. Bwana sifiwe. Petero kubera ko yiriza imbaraga n'umwuka w'Imana yibaga ko yarafite abana, yarafite umugore, yarasize bene wabo, ariko amavuga ngo twokwibera hano. Kubera iki? Kubera ko iyo twuzuye imbaraga z'umwuka w'Imana iby'Imana biraturyohera. Impamvu z'Imana bikururira, impamvu z'Imana wumva bikudeguta, ni ukubera kuko ntabwo uruzuye imbaraga z'umwuka w'Imana. Bwana sifiwe. Ntabwo uruzuye imbaraga z'umwuka w'Imana. Bwana sifiwe. Ola kerari desa la forme le grodeva. Eri deja la pratande la grodeva. Ori barasikande la grodeva. Otina brade. Tangola merite sa fitis. Alonde varia. Edi mesa sa. Wasabe mesa ibso. Umugore umwe baramubaje baramubaza ngo se mwese umwuka w'Imana ngo wita gute? Ngo arangiza ngo aravuga ngo Bwana sifiwe. Amen. Ngo umwuka w'Imana, umwuka wera ngo ni Yesu Kristo ngo utagira limite. Tumuze Yesu akiba mwisi biganire we. Yesu akiba mwisi barashoboraga kumufunga karara mu gasho. Barashoboraga kumukubita akagira imibyimba. Ariko umwuka wera w'Imana cyowukubita, cyowuhagarika. Wageze muri Petero wa munsi bamufunze, aramubwira ngo kwetura inkweto, ngo ambara inkweto zawe. Ambara inkweto zawe ngo ndura dusohoke. Ngo aramukurikira, amarembo yo afunze, abasirikare baryamye, ngo arangize amaze kumwinjiramo gusa yamamuyobora mucisha ku irembo. Abasirikare ngo babuzuke mu gitondo basanga Petero yagiye. Kubera iki? Kubera ko umwuka w'Imana muri twebwe ngo ni Kristo utagira limite, ni Kristo ubera hose icyarimwe, ni Kristo ubera hose mu mwanya umwe, ni Kristo Bwana sifiwe uba muri twebwe ugendana natwe, utuyobora, utuje imbere akatwereka inzira ikwiye. Ni Imana itagira limite, itazitangirwa, tuwoyitangira. Ni mwuzura umwuka, 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 ni mwuzura umwuka. Muyoborwa n'umwuka w'Imana nigo mutazakora izo kamere yangirarike. Imana ibafashe kandi Imana ibagandire mu izina rya Yesu. Mana mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe ry'ubuturo mwami gira neza mu mitima yacu. Ijambo ryawe ribona ubuturo w'Imana mu bwenge bwacu. Ijambo ryawe rigira imbaraga muri twebwe, utwigishe kuyoborwa n'umwuka wawe Mana gira neza we. Uturinde mwami kurakaza umwuka w'Imana wadushiriyeho kuba ikimenyetso mu izina rya Yesu Kristo. Twe kushabuza, twe kurakaza, twe kubabaza mwami gira neza we. Tuwemerera tuyobore, twemera umwuka w'Imana tuyobore. Aganza imitima ya buri muntu wese mwami, wageze hano wese yuzuye imbaraga z'umwuka wawe papa. Asani kuko utubereye Imana, asani kuko utubereye agakiza, uhereye umunsi ukaza agateka ryose. Ni mu izina rya Yesu tusenye tushize. Amen.